Muri ako kanya Jack akimara kumenya ko mukunda bikamutera umujinya akigendera, nakomeje guhagarara aho ngaho nabuze icyo mvuga, nabuze icyo nkora, nabuze aho ndeba. Mana yanjye, byari byanshanze ku buryo numvaga neza ngiye nko kurigita. Nakomeje gutekereza ikintu nakora ariko mbona nta na kimwe, kuko abantu bari aho ngaho banshungereye wagira ngo nibye cyangwa se nambaye ubusa. Natangiye gutekereza ukuntu nabacamo ngo mpunge nigendere, nirukanke kuko nabonaga nta n'umuntu n'umwe urimo kuza byibuze ngo anyegere amfate ukuboko ankura aho ngaho ankure mu kimwaro. Musaza wanjye Shani yandebanaga iseseme andeba nk'utanzi wagira ngo ashaka no kunkubitira aho ngaho. Rwose yaza nko kubona okaziyo yo kongeraho ngo ankubite yari kubikora nuko yatinyaga abantu bari aho ngaho. Rick nawe yandebanaga agahinda kenshi cyane ntabasha gusobanura. Mbese ijuru ryari ringuyeho, nta mutabazi n'umwe nari mfite aho ngaho. Nahise mfata umwanzuro wo kubacamo, nuko ndiruka koko ndiruka ubutareba inyuma. Numvaga ntazagaruka no ku ishuri. Nirukaga nkaho hari umuntu nkurikiye ushaka kungirira nabi, nyine nkaho ndimo kumuhunga, cyangwa se nkaho hari inyamaswa y'inkazi ndimo guhunga nshaka gucika ngitangirira nabi. Narenze gate ndiruhutsa, shima Imana nawe Mana urakoze ubwo mvuye hariya hantu. Natangiye gutekereza nti ariko se buriya nka musaza wanjye Shani buriya ko kamariye iki? Umuntu ubona mushiki wasebera mu ruhame rw'abantu ntazinga mutabare koko, buriya se koko turavukana nibyo? Natangiye gutekereza nti ubundi se buriya ni ukubera iki koko Rick nawe nubwo namubabaje nkanamutenguha, kuki ataje ngo ntabare niba ko kankunda? Kuki nakomezaga kubona afite agahinda n'umubabaro mu maso ye? Ese koko nakoze amahano cyane ku buryo atari buze ngo nkure hariya hantu? Byaranshanze ntangira kwigaya cyane, ndavuga ntahari nanjye nafashe umwanzuro utari wo. Bariya bakobwa rwose mba nagiye kubarega nkabaripotinga, ikaye yanjye bakayinsubiza nta kintu na kimwe kibaye. Ku ishuri kubera ko hari umuco wo gusererezanya no kunyuzurana nk'aho ari muri segonderi, bari barashatse ukuntu uwo muco bawuca. Iyo rero hari umuntu wabaga ashaka kukuzanaho ibintu nk'ibyo ukajya kumurega, bamuhanaga bihanukiriye. Nanjye naravuze nti nahubutse rwose, nanjye niko nari kubikora, bariya bakobwa nari kubagenda nkajya kubarega. Ariko nanone nibutse ko byarangiye nta n'ikindi kintu mfite nabikoraho, numva agahinda karanyishe. Nakomeje kubitekereza, ubwoba bwongera kunyica, ntekereje ko hari umuntu wo mu kigo ushobora kuba ari kundebaho mpagaze. Nuko mpita nongera ndirukanka cyane mfatiraho rwose. Ndimo kwiruka nashidutse hari imodoka yari isohotse mu kigo igiye kungonga, nuko kubera n'ubwoba mpita nikubita hasi. Uwari uyitwaye nawe yahise asohora umutwe nuko arandeba, nanjye nubura amaso ngo ndebe uwo muntu wari ugiye kungonga. Nkimukubita amaso narikanze kuko nabonye ari Jack wari uri mu modoka y'umutuku nziza cyane, mbona niwe wari ugiye kungonga. Twakomeje kurebana, nuko mbona ukuntu yarakaye, mbona n'ukuntu afite umujinya mwinshi, amaso ye yatukuye. Ndibaza nti ariko se Mana yanjye koko ruriya muhungu yarakajwe nuko namubwiye ko mukunda gusa? Yari yarakaye ku buryo ariyo nshuro ya mbere nari mubonye ameze uko nguko. Natangiye kwireba nti ariko se koko ndi mubi cyane? Ntago bikwiye ko umukobwa nkanjye yabwira umusore mwiza nka Jack kamukunda? Buriya koko nakoze amahano ku buryo yarakaye kuri ruriya rwego? Nkiri kwibaza ibyo, nahise mpaguruka nyine ntangira kwihanagura, nuko nawe ahita yatsa imodoka yarigendera kandi agenda yirukanka cyane. Nuko ntungurwa nuko kuntu agiye nta n'ikintu ambwiye, atanavuyemo ngo azambaze ko wenda nta kintu na kimwe mbaye. Ndavugana ariko Mana yanjye Jack kubera icyo ateye kuriya? Mbega umuhungu utagira umutima. Jack nubwo namukundiraga ko ari mwiza, ariko ntabwo aribyo byatumaga mukunda cyane. Ubundi namukundiraga ko ari n'umwana mwiza. Noneho numvise ntangiye kumwanga kubera iyo mico ye mibi. Numvise rwose murakariye cyane. Natangiye kwibaza byinshi ku rukundo, ariko se urukundo rumeze gute? Ndebera nk'ubu ngubu Jack ndamukunda cyane, nenda no gupfa,
ariko we ntanyitayeho habe namba, ntanyitayeho habe na gatoya, ntababara nta kintu na kimwe bimurebaho. Rick arankunda, ntako atagira, ntako atabinyereka, arankunda cyane rwose. None ndebera ukuntu mubabaje. Ubu se mu mutima wameze ati, tekereza ariko kugira ngo uba ukunda umuntu nawe abizi, narangiza agenda abwira undi muntu nawe kamukunda. Numvise bimbabaje, numvishe ntangiye kwishinja amakosa nkaho rwose Rick yigeze anyibwira. Numvaga muhemukiye cyane, numvaga mutunguye cyane, nkavuga nti ese ubu koko nzongera gusubira ku ishuri? Ikigo cyose cyantashye, abantu bose ubu ngubu bari kumvuga. None na Rick nari nsigaranye wanyikundiraga, reba ibyo mukoreye, nawe ntazongera kumvugisha. Ubu se mbaye uwande? Bizagenda gute? Ubu se koko nzajya ndeba hehe? Ibyiza kuri njyewe ndabona uko ntazasubira muri kiriya kigo. Natekereje byinshi, nuko ngeze aho ndataha, nigira mu rugo, numva ameze nkaho nataye umutwe. Ngeze mu rugo, hashize akanya gatoya, musaza wanjye Shana araza. Shana akigera mu rugo akinkubita amaso, yahise afata mu ijosi, atangira kuniga, ambwira ati, nta soni wigize indaya kuri uriya rwego? Ababyeyi banjye nabo bahise baza ngo baze kureba ibibaye. Nuko Shana akomeza kunkubita cyane, bati bigenze bite? Shana babwira ukuntu ngo nigize indaya, ngo nta n'isoni nyigira, kuko ntinyuka nkajya mu ruhame rw'abasore 15 ngo nkatangira kugenda nibambaza ku musore mubwira ko mukunda. Mama wari usanzwe unyanga kubikurusha abandi bantu bose, yahise agenda nawe nuko azana inkoni atangira kumpuragura, nuko batangira kunkubita wagira ngo ahari nari nishe umuntu. Barankubise mera nabi, ntangira kubasaba imbabazi, batari ko se ni gute utangiye kwiga iyo mico? Bankubise nkaho rwose ari ikosa rikomeye cyane nakoze, nkibaza nti ese koko buriya nta kindi kintu barimo kunkubitira, kuba nagiye nkabwira umuntu ko mukunda gusa, iryo ni ikosa ryatuma bankubita gutya bakenda nko kunyica? Natangiye gusaba imbabazi, babwira ko nyine nabahatirijwe na bagenzi banjye, ko aribo bantegetse kubikora. Bati se bagenzi bawe baguhatiriza gukora ikintu udashaka gute? Iyo ugenda ukabwira musaza wawe Shana. Nubwo bambwiraga gutyo, ariko nyine nabo bari babizi neza ko iyo mubwira nta n'ikintu na kimwe yari kumfasha, ko ahubwo yari gufatanya nabo kunserereza no kunteza abantu. Narabihoreye barankubita. Nuko ngeze aho ndavuga nti ariko si urugo waruvamo nkagenda, ese wakiyahura? Ubundi se maze iki? Ko na Rick namaze igihe cy'ubuzima bwanjye bwose mukunda, anyituye kunteza abantu, none n'izi nkoni zose ndi kurya, ubu koko ndi kuzira iki koko? Numvise bindenze, ariko nanone nari mbizi neza ko ntabishobora, kuko igihe cyose nagerageje guhunga mva mu rugo, ntago nigeze mbishobora. Bageze aho barekera kunkubita, ariko nabyimbagatanye rwose, hari naho nari mfite ibisebe. Narihanganye nkuko nari nsanzwe nihangana, ariko agahinda ari kose. Nahise nkomerezaho nyine nkora n'imirimo yo mu rugo yose yandebaga. Nuko bigera nijoro ntarabasha kubona umwanya wo kujya kuri telefone ngo ndebe ko Rick yaba yanyandikiye. Nubwo nari mbizi neza ko ashobora kuba atigeze yandika, ariko nagombaga gufata telefone yanjye nkareba. Narayifashe, mbona nta kintu na kimwe yanditse. Ku mutima wanjye ndavuga nti n'ubundi nari mbizi rwose ko utazongera kumvugisha. Natangiye gutekereza kumwandikira, ariko nanjye numva mfite isoni, ntafite n'ahantu nahera rwose mwandikira. Kwandikirana nawe byari bisigaye ari nk'umuti kuri njyewe. Kumara akanya kanini tutandikirana, numvaga bitangiye kundwaza, kubyihanganira byarananiye. Nubwo nari nzi ko namubaje bwose, ariko naramukundaga cyane rwose, nari nsigaye mukunda. Nabonye bigeze mu masaha 5 z'ijoro n'igice, nta kintu na kimwe arandika. Nuko mpita mwandikira nti ese wandakariye ko nabwiye Jack ko mukunda? Ndakeka ko iyo nkuru yasakaye hose muri kaminuza, ubu ngubu ndabizi nawe wabimenya. Namubwiye gutyo kugira ngo
adakeka ko mbizi neza ko nawe yari ahagaze hamwe Jack yari ahagaze. Nuko mpita nongera ndamwandikira nti umbabarire siko nashaka kubikora ahubwo bagenzi banjye bampatirije. Nubwo namwandikiye gutyo nanone ariko ntabwo yigeze ansubiza. Nategereje igihe kinini ariko mbona ntabwo arimo kunsubiza. Gusinzira byabanje kwanga ariko bigeze aho ndasinzira. Mu gitondo nkikanguka nahitaga ndeba muri phone yanjye ngo ndebe ko mbonamo message ye. Nifata telefone kubw'amahirwe nabonye harimo message ye. Narishimye, ndishima cyane rwose, wagira ngo nta nubwo natekerezaga ko nshobora kubonamo message ambwira yuko atazongera kumvugisha. Numvaga ibyo yaba yanditse ibyo aribyo byose ntacyo bimbwiye, icyangombwa ari uko yanyandikiye. Nayifunguye n'amatsiko menshi, nuko mbona yanyandikiye ati biba inshuro ya nyuma umuntu aguhatiriza gukora ikintu utari wateganyije gukora. Narayisomye mpita nimagina agahinda n'umubabaro yabyandikanye, kuko ntago yabinsabaga ahubwo noneho yarantegekaga. Nahise musubiza nti ntago bizongera kandi umbabarire ni ukuri. Nariruhukije kuko nari maze kumenya neza agaciro ke. Akanya kari kamaze ntamufite katumye menya ukuntu mukeneye. Nahise nshima Imana ko nubwo yanyandikiye gutya ababaye ariko ko bisa nkaho ntacyo byamutwaye cyane, ko n'ubundi tugiye kujya dukomeza tukavugana. Nuko mpita mbona aranyandikiye nanone ati ugomba kujya wigirira icyizere kandi ukirwanirira, ntihakagire umuntu uguforsa gukora ikintu utabishaka, kuko hari igihe birangira ubyicujije. Ibyo yambwiye nari mbizi neza ko nanjye iyo defo nyifite yo kutigirira icyizere. Gusa naho rwose Rick yaranzi neza, yaransobanukiwe. Nise mwandikira nti nanjye iyo defo nyiyiziho rwose, ariko nyine ngusezeranyije ko bitazongera, kandi kuko hari ngufite ndizera ko byose nzabishobora. Ahita ansubiza ati rwose ugomba kuzagerageza ukabihindura ukabikosora, kandi igihe cyose ujye umenya ko mpari ku bwawe, ndahari iteka ryose. Iryo jambo yasorejeho n'iry'ubundi nashakaga, nicyo kintu cyonyine nashakaga kumva ambwira. Nashakaga kumva ambwira ko ahari, kagiye ari ku bwanjye. None yarambwiye ko azagumana nanjye iteka ryose. Mbega ibintu byiza, narishimye cyane ku buryo budasanzwe. Nuko ndamwandikira nanjye ndamubwira nti ntuzigere uva mu buzima bwanjye. Sinzi ko nabasha kubaho udahari rwose. Sinzi uko wangize, hashize iminsi mike uje mu buzima bwanjye, ariko wahindutse nk'aho uri igice kimwe cy'ubuzima bwanjye. Ndamutse nkubuze ntago nzi ukuntu nabaho. Yahise anyohereje izindi message arimo guseka ati ndishimye ko byibuze nawe umpa agaciro kuri urwo rwego. Twarekeye aho, hanyuma nditegura ngo njye ku ishuri. Nubwo niteguraga ariko mu by'ukuri numvaga ntashaka kujyayo, kuko naribazaga nti noneho si ubu koko ndahinguka hehe, ndinjira ndeba hehe. Ubu ngubu inkuru irimo kuvugwa muri kaminuza yose ni inkuru yanjye. Ubu ngubu abantu bose, abanzi n'abatanzi, baba barimo kundeba. Byanteye ikibazo, ariko mpita nibuka amagambo Rick yambwiye ngo njye nigirira icyizere, kandi koko nanjye nari nabimwemereye, nabimusezeranyije. Nibuka kandi ko yambwiye ko igihe cyose azaba hari ku bwanjye iteka ryose. Numva mise ngira imbaraga, bwa bwoba bwose n'isoni nari mfite nuko birashira. Nageze ku ishuri mpita nibuka ko kubera ikimwaro nari mfite b'abakobwa ntigeze nibuka yakayi yanjye ngo njye kuyibaka.
nibutse ko nahise ngenda nirukanka ntagiye ngo bayimpereze. Nagombaga rero kubanza kujya kuyibaka mbere y'uko nkora ikintu icyo ari cyo cyose. Nagize Imana mpita mbabona, ndababwira nti ibyo mwaraye munsabye nabikoze, ngaho nimumpereze ikayi yanjye. Bahise bambwira bati ikayi yawe rero ntabwo tukiyifite. Ndababwira nti ntabwo bishoboka bite se ko mutayifite? Nimumpereze. Ejo narabihoreye munkoresha ibyo mushaka, ariko uyu munsi bwo ntabwo biri bukunde. Babonye narakaye cyane bati rero tubabarire, ikaye yawe Eric yayitwaye rwose. Cya gihe yabonye duhagaze hirya tuyifite kandi dusa naho ari twebwe twaguhatirije kubwira Jack ko umukunda, ahita aza arayitwaka. Nawe urabizi ukuntu Eric ari umusore, kumurwanya ntago byari kudukundira. Gusa Sara, ni ukuri natwe ntago twashakaga kuyimuha, ariko nanone ntugire ikibazo, yadusezeranyije ko nta wundi muntu n'umwe uzigira ayibona. Yatubwiye rwose ko nta muntu azayereka n'umwe. Kumbwira gutyo numvise ngiye nko kwikubita hasi, kuko Eric niwe muntu wenyine nifuzaga ko yamenya iby'iyo kayi kurusha n'abandi bantu bose. Numvaga Jack we naho yayibona nta kibazo, kubera ko n'ubundi nari namaze kumubwira ko mukunda. Noneho kubona Eric yarabonye iyo kayi, numvise neza mbuze n'ahantu nkwirwa. Naravuze nti ubu se noneho ndavuga iki? Ko navuze ko bampatirije nkabwira Jack ko mukunda, ko byumvikana, noneho ndamusobanurira iki se? Ndavuga se ko iyo myaka yose namaze nandika muri iyo kayi kiramo n'amafoto nabyo bari bampatirije kubikora? Numvishe bintesheje umutwe, mpita nigendera ngo ntaririra mu maso yabo, kuko n'ubundi nta kindi kintu bari kumfasha. Nagiye nibaza byinshi, nibaza ukuntu ngiye kubigenza, numva mbuze igisubizo na kimwe. Numvise ariko uko byagenda kose ikayi ngomba kuyireka, kuko ntago nari gutinyuka guhagarara imbere ya Eric mubaza iyo kayi, kuko numvaga yahita ambaza n'ibindi bibazo byinshi. Gusa nanone nari ndimo kwigaya ndetse nkumva mfite n'isoni nyinshi cyane. Ndimo nibaza nti ubu se koko arimo kumfata gute? Arimo kuntekereza gute? Nkiva aho ngaho abanyeshuri batangiye kunyitegereza, bamwe bakanshungera kubera ibara nari naraye nkoze. Bose bari barimo kuza kwitegereza umukobwa Jack yari yaciye amazi. Mva mu rugo numvaga byoroshye ndibuze no kubicamo nkihagararaho, ariko nabonye bitoroshye cyane. Uzi kubona abantu bose bakuvuga, bakagushungera, bagaseka, n'utakuza akaza kukureba. Nuko kumva barimo bavuga bati mbese n'uriya cyakoze yasebye. Numvaga ibyo bihe rwose Mana, si njyewe wari uzarote birangiye. Natangiye gusenga Imana ngo imfashe, impe imbaraga nkomere, kuko ntabwo byari binyoroheye rwose. Bisa nkaho abakobwa ibyo bashakaga babigezeho rwose 100%. Barankoresheje kuko mu kigo nta muntu wongeye kubavuga, ni njyewe wari wahindutse topic yo kudiscussingaho. Narihanganye, uwo munsi si njyewe warose wira. Nahise njya mu kazi kanjye amasomo akirangira. Nkihagera nta bakiriya benshi twari dufite, kuko abari bahari bose bari barangije kubakira. Twari dutegereje gusa abakiriya bashyashya bari bwinjire. Nta n'akanya karashira ariko hahise haza umukiriya mushya. Nagiye ngiye gufata oda ye, mugeze imbere ho gatoya nyine aho ndi kumwitegereza nkamumenya, ntungurwa no kubona ari Jack. Nuko ndibaza nti Jack kandi Mana yanjye koko ubu se aje hano gukora iki? Numvise mfite ubwoba bwo kumugera imbere, ariko igitangaje
nuko mugeze imbere nta n'ikindi kintu rwose yigeze ambwira, nta no kunyereka ko ejo yari yandakariye cyane, nyine isura ye yari yijimye n'ubundi kuko ntabwo yari arimo guseka, ariko ntabwo yigeze amutaza cyangwa se ngo agire ikindi kintu ambaza, ntabwo ariko njyewe nabitekerezaga, nari mfite ubwoba bw'uko ashobora kumbwira nabi akagira n'andi magambo agerekaho. Mugezeho mubaza ibyo muzanira arabimbwira, ariko ikintu cyantunguye nta rindi jambo na rimwe yarengejeho. Naribazaga nti ariko se ubu nta nubwo yansaba imbabazi ko yansebeje mu ruhame, cyangwa se ngo ampe gasopa ati wa mukobwa we ntuzongere kumenyera. Nta kintu na kimwe yigeze avuga cyangwa se ngo akore, rwose nta yindi myitwarire idasanzwe yigeze agaragaza. Njyewe buri gihe Jack namwibazagaho nkumva ibyo biranyobeye, rimwe uramubona yishimye ubundi bihite bishira, ubundi arakare ubundi bishire. Kumenyera Jack byari byarananiye neza neza. Narabyihoreye nanga kugira ikindi kintu mubaza cyangwa se mbivugaho, nuko mpita nigendera. Nagiye nibaza nti ariko se ubundi kuki Jack yaje hano wenyine? Ubuse kuki yaje kandi ariyo nshuro ya mbere yizanye? Ntabwo byari bisanzwe rwose. Nahise ngenda njya kumuzanira ibyo yaransabye, sanga Rick nawe yahageze kandi baricaranye. Numvise nahita nsubira inyuma rwose nkigendera, nibazaga ukuntu Rick yamenye ukuntu nkunda Jack afitiye n'ikayi, noneho banicaranye aho nkumva nahita mbura. Naravugaga nti byanze bikunze buriya agiye kumubwira ibiri muri ya kayi. Rick wari kumugeza imbere yaramwenyuye, ubona rwose ko anyishimiye cyane. Nta nubwo yanyeretse ko amakuru yo muri ya kayi yayamenye. Rwose wabonaga ko nta n'icyabaye, nta n'ikintu byigeze bimuhungabanyaho. Nuko kandi Rick yari yimereye, yahoraga aseka buri gihe cyose. Bitandukanye rero no kuri Jack kuko we yarahindagurikaga, akanya gato ukabona arishimye, akandi kanya ukabona birahindutse. Ntabwo washoboraga kumenya ngo akunda iki, yanga iki ngiki. Byari bigoye cyane rwose. Icyo gihe nahise mfata na oda ya Rick, nuko njya kumuzanira, ariko ngiye kubageraho numva basa naho ibyo bari barimo kuganira babihinduye, numva batangiye kwiganirira iby'umupira. Nuko nanjye ndabihorera kuko ibyo baganira numvaga bitandeba, ntabwo nashatse kubimenya. Nahise nikomereza akazi kanjye. Bakomeje kuganira, ni ubwa mbere kandi bari baje aho ngaho ari babiri bonyine, batari kumwe n'abandi bagenzi babo bagendanaga. Icyo gihe nikomereje akazi kanjye, sinamenye n'igihe bagendeye, nashidutse ntakiri mu kubabona. Uwo munsi ndangije akazi kanjye naratashye, nkora byose byo mu rugo, ndangije byose ngiye kuryama, ndebye muri phone yanjye mbona Rick ntabwo yigeze anyandikira. Byaranshanze, ndatekereza nti kabaye rega, ariko se ubundi yanyandikira gute koko yabonye iriya kayi? Ariko nanone nibutse ko yambwiye ko atazigera nyanga, ko igihe cyose azaba ari iruhande rwanjye, numva nongeye gusubizwamo imbaraga. Nahise ntangira kumwandikira, ariko ntabwo yigeze ansubiza. Namwandikiye message nyinshi, nuko mbona ntabwo arimo kunsubiza. Ngeze aho ndananirwa, ndabyihorera, ndekera aho ngo ndebe ko nawe yanyandikira nakomeje kumushotora. Hashize akanya gatoya mbona haje message, nkeka ko ari we uyanditse, nuko ndebye mbona niwe ko kunyandikiye. Nuko mbona yanyandikiye ati Princess, umeze neza? Umunsi wawe wagenze gute? Ngereranyije n'umunsi w'ejo wari washize, kubera ibyo nari nahuye nabyo nkanakubitwa mu rugo, nahise mbona ko uwo munsi koko wagenze neza, nuko musubiza ko wagenze neza. Nuko mpita mbona aranyandikiye atari kose kutambwiye ko ushobora kuba warayuhuye n'ibibazo nimugoroba. Rega umunsi nakwitegereje, nabonye ukuntu wabaye,
hari ahantu wari wabyimbye ndetse nabonye ufite n'igisebe. Numvishe binteye isoni, nuko numva ntari bubone aho mpera mubwira ko ari uko bankubise kubera ko nari nabwiye Jack ko mukunda. Nuko numva rwose mbuze ahantu mbihera, ariko nanone numva sinakomeza kubimuhisha. Ndamubwira nti byatewe n'ibyari byabaye ejo nyine, Shani ntago yabyishimiye, mu rugo nyine bankubise, ariko ubu ngubu meze neza nta kibazo. Nuko ahita anyandikira ati bagukubise kubera wabwiye Jack ko umukunda rero? Ni cyane rwose. Nuko arambwira ati ihangane, none se wari wabwiye ko baguhatirije kubikora? Yego nabibabwiye, ariko ntago bigeze babyemera. Nuko akomeza kumpumuriza ati ihangane naho batakumva, ariko njyewe ndakumva kandi humura, ibyo byose ni by'igihe gitoya. Numvise nishimye cyane, ndavuga nti ariko mana ya Angelique ni umuntu mwiza cyane rwose, aranankunda cyane igihe cyose bari ku ruhande rwanjye. Yahise yongera nuko arambaza ati urumva umeze neza cyane, urumva byashize, ntabwo ukirimo kubabara? Ndamubwira nti meze neza rwose, ubu ngubu nta kibazo mfite. Arambaza ngo ubu ngubu urimo gukora iki? Ndamusubiza ngo ndaryamye. Ati ndumva ari byiza, ati ngaho fata nk'iminota 2 uhumirize, urongera gufungura amaso ari uko wumvise indi message yanjye muri telefone yawe. Numvise bintunguye, ariko si ubu ngubu ibi kandi arabishakira iki? Nubwo byantunguye ariko narabikoze. Nuko nyine mfata ya minota ndahumiriza, ishize numva haje message muri telefone yanjye. Nuko mpita ndambura amaso kugira ngo nyisome ndebe ikinanya n'iki. Ikintu cyantangaje, yaranyandikiye ati urimo gutekereza iki se muri iyo minota yose umaze ufunze amaso? None se mu ntekerezo zawe, mu byo watekerezaga, nanjye nari ndimo? Nabeshye muri iyo minota 3 ikintu cyangarukaga mu maso nakomezaga kubona ni ukuntu bombi, we na Jack, cyagiye bari kumwe muri resitora aho nakoreraga, barimo kuganira kandi ubona bishimye cyane. Kubabona bombi bari kumwe bamwenyura baseka, numvaga bishimishije. Nicyo kintu cyakomezaga kungaruka mu maso, ariko ntago nari kumubwira kuko yari guhita amenya ko muzi, kandi nanjye numvaga ntashaka kumubwira ko namumenye. Nashaka kumwereka ko nyine nzategereza kugeza igihe bazabimbwirira, ntigize ngira n'amatsiko yo kumushakisha. Ariko ibyo ari byo byose, nubwo ntagombaga kumubwira gutyo, nagombaga kumusubiza. Nahise mubwira ko mu maso yanjye nari ndimo kubona wa muhungu nyine tuvugana mu nzozi, ariko ntarabona. Mubwira ko nari ndimo kumwimagina, ndimo kumushushanya mu ntekerezo zanjye, ariko nyine mubwira ko mubonye ari kumwe n'inshuti ye bari kumwe baganira. Nuko nyine nkabasanga aho bari akamupresenta. Nkimubwira gutyo yarasetse, agiseka ubwoba buranyica, ni mana yanjye, ahise amenya rwose ko mubeshye. Nuko ndamubaza nti kurimo guseka kuki bigusekeje? Aranyandikira ati urantunguye cyane rwose, gusa humura ntago ari inshuti zanjye gusa nzakwereka, n'abantu bose bazamenya ukuntu ngukunda. Ahita yongera arandika ati ese uba wumva bizaba bimeze bite ku munsi uzaba uri mu maboko yanjye maze kukwibwira? Ndamubwira nti ntakubeshye, uwo munsi mutegereje n'amatsiko menshi cyane, ndumva nshaka kugera vuba bidatinze. Ahita yanyandikira ati princess, nkeneye ikindi gihe gitoya, wihangane kandi wizere ko uwo munsi uzagera vuba bidatinze. Nahise mwandikira ndamubwira nti ndakwizeye rwose, kandi ndabizi neza ko ibyo byose unsezeranya uzabikora. Twaganiriye cyane kuri uwo munsi, ariko igihe kigeze dusezeranaho nuko turasinzira.
Mu minsi yakurikiyeho n'ubundi twakomeje kwandikirana message nk'ibisanzwe. Muri iyo minsi kandi mu kigo twari dufite trip yagombaga kuba. Twari tumaze igihe kinini tuyitegura, ariko nyine byegereje nagombaga kubibwira ababyeyi banjye. Numvaga bimpangayikishije cyane kuko natekerezaga ko bashobora no kubyanga. Icyo gihe ikigo cyagombaga kwishyura aho tuzarara, ariko transport n'ibyo kuzarya amafaranga nitwe twagombaga kuyatanga. Ntabwo amafaranga yari menshi cyane, ntabwo nari kuyabura, ahubwo ikibazo nuko wenda bashoboraga kunyima uruhushya. Nari mfite ubwoba bwaho ndi buhere mbivuga, ariko ngeze mu rugo nijoro nabwiye ababyeyi banjye ko hari ikintu nshaka kubabwira. Nuko bambwira ngo niba ari ibya trip dufite ku ishuri Shani yabibabwiye, gusa barambwira bati twizeye ko utagiye kudusaba amafaranga kuko urakora kandi ubona n'ayaburuse. Nta kibazo rwose, amafaranga nzayitangira rwose, ndishimye cyane, gusa icyo nari nkeneye ni ukumenya ko mumpaye uruhushya. Mama wanjye n'umujinya mwinshi ati naba ngize Imana umaze iyo minsi 3 utari hano mu rugo. Ariko mana, narababaye ku buryo nta n'ikindi kintu navuze. Nahise mvuga noneho ko ntazongera no kurira kuko nabonaga n'amarira yanjye nta n'ikintu avuze. Kubona mama wanjye ambwira ngo arishimye kuba nzamara iminsi 3 ntari mu rugo, mbega agahinda. Naribazaga nti ariko se nakoze iki? Mana nanjye cyakoze umunsi umwe uzamfashe nzamenya amabanga y'aba babyeyi banjye, kuko hashobora kuba hari ibintu bampisha. Nubwo arambwiye gutya, ariko nari nishimiye iyo trip twari buzajyemo. Nari nishimiye kubona faculty ya Bashani nabo bazajyayo. Byari umugisha kuri ngiye kuko byampesheje amahirwe yo kujyayo, kuko ndabizi nubwo arambwiye gutyo bishoboraga no kurunyima iyaba ari njyewe njyenyine. Mbega ukuntu nishimye kuva ngiye kumarana iminsi 3 na Rick yose turi kumwe. Numvaga nta byiza kuruta ibyo. Ibyo rwose kubitekereza byaranshimishije cyane ku buryo ntongeye no kwibuka ayo magambo mabi mama wanjye yaramaze kumbwira. Nkimara kujya kuryama, Rick yahise anyandikira ati none se kutigeze umbaza ko natwe tuzajya muri trip nyine nk'abandi? Ese ntabwo wakishimira ko tuzajyana? Narijishije nkaho ntabizi, ntinareba ubikubaze ni none se namwe muzajyayo? Ati yego, kandi rwose byanshimishije cyane. Ndumva uwo munsi bisa naho utazagera. Ndashaka kuzamara iminsi 3 yose nkubona amanywa nijoro. Ndaseka nti uravuga amanywa nijoro nkaho tuzajya turarana? Nawe ahita aseka atari ko nyine byanze bikunze nzajya nkubona amasaha menshi kurusha ayo najyaga nkubona hano ku ishuri. Iminsi yaricumye, nuko n'umunsi nyirizina wo kugenda nawe uza kugira. Abarimu nabo twari bujyane kuko hari n'amasomo yagombaga gutangirwayo. Icyo gihe turi bugende mu gitondo, batangiye guhamagara kuri liste bari bafite kugira ngo twinjire mu mamodoka. Bangezeho nanjye ninjira, mbona bisi yacu isa nkaho irimo babakinnyi kuko nibo bantu benshi bari barimo. Mbona harimo na musaza wanjye Shani, harimo kandi Jake n'abandi bantu benshi bakinanaga. Natangiye ariko kureba Rick, ndaranganya amaso ahantu hose, nuko sinamubona. Numvise binteye ubwoba cyane kubona nari ngiye kugenda mu modoka irimo musaza wanjye Shani, ariko Rick adahari. Shani rwose iyo twabaga turi ku ishuri akagira amahirwe akagira ahantu mbona hafi, ntago namukiraga. Yatangiraga kunserereza akankorera ibintu byinshi bibi, nkumva agahinda karanyishe. Narababaye mbonye rero Rick ntawe urimo, kuko niwe muntu wenyine washoboraga kuntabara akanyizera ikimwaro Shani yabaga ashobora kunshyiramo. Nahise mvuga nti iyi modoka rwose ntago nshobora kuyigendamo, nuko mpita nyisohokamo nigendera, kuko natinyaga ukuntu bashoboraga kunserereza. Shani rwose ntago yari umwana mwiza rwose, habe namba. Iyo byagiraga kuri njye wagira ngo sinzi ikintu nari naramukoreye. Abandi bantu yarabakundaga, abereka urukundo bakanamukunda, ariko byagera kuri njye bakanzira urunuka.
Narasohotse rwose kuko numvaga nari buyigendemo, umwanzuro nari nawufashe. Nageze hanze ntangira kwibaza impamvu Rick yaba atarahagera kandi navuye mu rugo nawambwiye ko yaje. Numva birambabaje rwose, nkibaza nti ese ubundi Rick kuki yatinze? Ese ko nta message ye ndabona? Byamugendekeye gute? Ntabwo nari mfite umwanya wo kumwandikira muri ako kanya, ahubwo nahise njya kureba abarimu bari bafite liste kugira ngo ntarangara nkasanga bisi zose zamaze kuzura bataranguranira. Nahise ngenda, nuko bahita bambona nabo ko ndi kuza mbasanga. Abarimu bose bari banzi kubera ukuntu nari umuhanga, ariko nabageze imbere bati Sara, twizere yuko utaje hano kugira ngo uguranishe umwanya, kuko ntago buri munyeshuri wese yasaba kuguranisha ngo tubivemo rwose byahinduka akavuyo. Rwose birakabije, buri wese nagende mu modoka twamuhamagariyemo agomba kujyamo. Niba nta kibazo ufite kidasanzwe cyihariye gituma utagenda mu modoka twagushyizemo, genda uyijyemo. Nababwiye ko rwose bidashoboka ko imodoka banshyizemo ntayishaka. Bati kubera iki se utayishaka? Ubwo wabona nawe ugiye kuza uvuga nk'abandi bagenzi bawe bari kuza baguranisha bavuga ngo impamvu nuko twabashyize mu modoka itarimo izindi nshuti zabo basanzwe bagendana. Niba nawe ari icyo kibazo ufite, genda wihangana uyijyemo, umwanzuro twawufashe, nta wundi munyeshuri turi buze kuguranira. Rwari urugendo rurerure rw'amasaha 4. Nibazaga ukuntu rwose amasaha nari bushire ndi hamwe na Shani mu modoka imwe Rick adahari. Nkumva ibyo bintu rwose ntago biri buze gukunda. Nakomeje kubatakambira ndabinginga, ariko bambwira ko umwanzuro wawufashe kandi koko narabarenganyaga, kuko hari hirundiye n'abandi banyeshuri benshi cyane, turenga abantu 30 turi gusaba kuguranirwa imodoka. Kuko nanjye ibyo bintu narabirebye mbona bitari buze kubakundira, nuko mpita nigendera. Nageze imbere bagenzi banjye barampamagara bati niba barimo badashaka kubikora ngo badufashe, reka twiguranire, mureke tugurane hagati yacu, wabona wenda wowe imodoka uri mutayishaka nyamara njyewe nkabanyishaka. Abarimu baratwumvishe ariko bari batwishe. Baravuze bati umuntu uri butinyuke kurenga ku mategeko yacu rwose arahanwa, buri wese najye mu modoka bamushyizemo. Nabuze uko ngira, numva neza biranshanze, nuko numva ngomba kugenda nkinjira muri ya modoka uko byagenda kose. Nagiye n'ubundi nibo gutekereza Rick, ndi kwibaza impamvu nigeze mubona, nkumva bikomeje kunshanga. Ndavuga nti reka ngende nicare mu modoka, ubundi mite nangira mwandikire mubaze ikibazo yaba yagize. Yinjira muri ya modoka ariko nasanze noneho Rick yaje, nawe yinjiye ari muri ya modoka, nanjye nari ndimo. Nuko numva ndikanze, ariko ndaniruhutsa nshimira n'Imana ko nawe yahageze akaba ahari. Natangiye ariko gushaka aho nakicara ndahabura, kuko ahantu hose ubwo nari nasohotse nyine abandi bantu bari baje bakicara. Ndavuga nti ese ubu noneho ndicara he? Narahagaze, bahita bambwira bati ariko hari inyuma hari umwanya. Uwo mwanya nanjye nahise nkubona, ariko rwose numvishe ntashaka kujya kuyicara, kuko aho hantu hari hasigaye umwanya umwe wonyine, hari impande ya Jack. Naratekereje nti ariko se kuki koko bankoze ibintu nk'ibi? Ubu se ibi ngibi ntago ari ukunyuzura kubera ko bazi ko nabwiye Jack ko mukunda? Wese kuki yabyemeye? Nanze gutinda, ndijijisha nkaho uwo mwanya ntari nawubonye kugira ngo atanyibazaho, nuko ndagenda ngo nicare. Nageze kuri Jack ndamusuza nk'umuntu tugiye kugenda twicaranye, hanyuma mpinzira ndatambuka nicara hirya ku idirishya. Naribajije nti ese abantu bose ko bakunda kwicara ahantu nk'aha ngaha ku idirishya haba hari akayaga, cyane cyane iyo ari urugendo nk'uru nguru rurerure, kubera iki koko bataje ngo bahicare? Naratekereje nti ahari nuko wenda ku rugendo nk'uru rurerure abantu baba bashaka abantu bagenda baganira kugira ngo bataza kurambirwa, none Jack akaba adakunda kuvuga cyane,
ahari wenda wabona ariyo mpamvu banze kuza kuhicara. Numvaga ariko nabyo ibyo bintu bitumvikana, nuko numva biranshanze. Nubwo nahagiye mbyanga numva biri bunambangamire, ariko ku rundi ruhande numvaga binshimishije kuko bwa nyuma na nyuma Jack nakundaga kubi nubwo bwa mbere twari twicaranye. Jack nawe kandi bwo niko yari yicaye aho ngaho imbere, nari ndimo mureba rwose aho ngaho imbere yanjye, atwicaye imbere njyewe na Jack. Nubwo byari byiza kwicara na Jack, ariko numvaga ameze nk'utarimo guhumeka. Byari bimbangamiye cyane rwose kuko nari nabuze uko nifata, nari nabuze amahoro, sinashoboraga no kureba ku ruhande. Numvaga ngiye nko guhera umwuka neza neza. Story zari nyinshi muri bisi yacu, rwose yari bisi ishyushye cyane. Nuko baratangira bati kugira ngo tudasinzira rero tugiye kugenda turirimba tubyina ewana, umuhanda ni mwiza rwose, nimugire ikibazo, byose dushaka turi buze kubikora. Nuko baratangira bati indirimbo zo mu maradiyo ntago arizo tugiye gucuranga kano kanya, turazishyiramo nyuma dutangiye kunanirwa. Ubu ngubu rero turacyafite imbaraga. Bob wari uri aho ngaho muri iyo bisi, nawe wari uri mu cya Kigali cya Bashani, yari ameze nk'aho yigize umuyobozi, yatangiye gusa nk'aho ari we urimo kugenda aduha amategeko. Nuko aratangira ati ninde wa mbere se ugiye kuturirimbira? Sinzi ukuntu twahoje amaso, ahita avuga ati Sara niwe muntu wa mbere ugiye kuturirimbira. N'abandi baragenda bakurikiraho rwose, ntugire ikibazo. Bahise bakoma amashyi bati Sara ni wowe rwose, ngaho utangira udushyushye. Narabyanze ntiwoya rwose, ntago ndi buririmbe. Barambwiye bati ariko se kubera iki koko? Ntago ahangaha bivuze ngo ubuzi kuririmba, ni ukugira ngo gusa bisi ishyuhe tutarambirwa, ni ukugira ngo dusunike urugendo. Ibaze nawe ariko amasaha ane nitutagira ikintu dukora rwose turageraho twasinziriye, twacitse intege, kandi sibyo, tugomba kugeraho tugifite morale, tumeze neza. Bose bakomeje kundeba. Mu by'ukuri nari mbizi ko nzi kuririmba, ariko nari mfite ubwoba. Nakomeje kugira ubwoba nibaza aho ndi buhere. Nibuka ariko ukuntu Rick namusezeranyije ko noneho ngiye kuzakosora nkajya nigirira icyizere, numva ngomba kubikora. Ntangira kwibaza nti ubundi se kuki ndi gutinya ko kuririmba mbizi, mfite ikihe kibazo? Nafunze amaso ntangira kwibwira nti Sara, ibagirwa Jack, ibagirwa Rick, bose bibagirwe. Tekereza gusa ko ugiye kuririmba, mera nkaho uri wenyine, mera nkaho iyi bisi uyirimo wenyine, nta wundi muntu muri kumwe, mera nkaho nta muntu urimo kukureba. Nahise numva bwa bwoba bwose bushize, numva bwose buragiye. Naratuje, nuko ntangira kuririmba indirimbo imwe najyaga nkunda kuririmba iyo nabaga ndimo kurwana no kwikuramo Jack. Nari nyizi neza, nzi ijambo ku rindi. Bose nabo baracecetse ngo bumve ukuntu ntangira kuririmba. Nuko ntangira kuririmba iyo ndirimbo yari ifite amagambo agira ati umutima utera cyane kandi uremerewe, uhetse urukundo rw'ibanga, ese ni gute nakomeza kugukunda kandi mfite ubwoba bwo gutsindwa? Mba numva nabivuyemo, ariko kubona uhagaze wenyine, ibibazo byose nari mfite biragenda bigashira. Nkumva natera intambwe imwe ngusanga n'umutima uremerewe, umutima wanjye uraremerewe cyane. Nakomeje kuririmba, abantu bose bacecetse, bisa nkaho muri iyo bisi ari ijwi ryanjye ririmo gusa, nta rindi jwi na rimwe ririmo gutambuka. Nakomezaga kuririmba, ariko noneho ibyiyumviro byanjye byose byari biri kuri Jack. Wagira ngo niwe nari ndimo kubwira. Indirimbo yose narayiririmbye ndayirangiza, emotion yari nyinshi cyane, amarira yashotse no ku matama yanjye. Maze bisi yose nkimara kuririmba ihita ikoma amashyi,
baramferesita biratinda. Jack twari twicaranye nawe ankora mu ntoki nuko aramferesita ahita andekura, ahubwo amfata ku rutugu dukomeza kugenda mfashe ku rutugu, ubundi aramwenyura. Narabirebye nti Mana, ibi biri kumbaho ni ibiki koko? Ubu Jack niwe umfashe ku rutugu gutya cyangwa? Rick nawe wari unyicaye imbere yahise yindukira nuko anyereka sinye ko nabikoze neza rwose, ko namuteye ishema uko byaba bimeze kose. Bahise bambwira bati ugomba kutwongeza, ntabwo ko kuntu uzi kuririmba wakomeza kubyihererana. Noneho nanjye numvaga natinyutse nuko ndaseka, ndababwira nti ndabongeza akaririmbo kamwe gusa. Bati yego rwose nta kibazo, nako katuririmbire. Narongeye ndirimba indi ndirimbo imwe, maze n'ubundi barishima cyane. Njya kuririmba indirimbo ya kabiri ariko Jack wari umfashe ku rutugu yarandekuye, ahari yagira ngo atambangamira sinisanzure ndimo kuririmba. Icyo gihe nkirangiza kuririmba nyine bahise bashyiraho abandi bantu abatera story, mbese bisi yacu yari irimo ambiance iteye ubwoba. Nubwo nari nayigiyemo nayanze ariko nari ntangiye kuyikunda cyane. Jack nawe twari twicaranye wari wanyeretse ko yanyishimiye ukuntu akamfata ku rutugu akamwenyura muri cya gihe nari maze kuririmba indirimbo ya mbere. Nari nabikunze cyane rwose, mbona yishimye, nzi ko ariko biri buhore. Nari nzi ko ariko biri bukomeze, ariko siko byagenze. Nari nzi ko ibyo ngibyo bigiye kuba impamvu yo gutangiza ikiganiro hagati yanjye nawe, nko kumbwira wenda ngo ntago nari nzi kuzi kuririmba cyangwa se utundi tuntu nyine nk'utwo two gutangiza ikiganiro, ariko rwose nta na kimwe yambwiye. Yaracitse cyane kandi ari karume cyane ku buryo buteye ubwoba, no guseka ntago yarakirimo kubikora. Nta nubwo yari yitaye ku birimo kuba, habe namba rwose. Ntago nzi ibintu yari yibereyemo kuri iPad ye. Rwose Jack yari atangaje cyane. Nari ndimo gutekereza nti ariko se ubu Jack mu kanya urimo kunsekera mbona yishimye amfashe ku rutugu, mbona byamushimishije. Ubu niwe twicaranye, uzi ko wagira ngo nta nubwo azi ko mpari. Natangiye kubura uko nifata, numva nongeye kumera nka kwa kundi nari mbeze mbere, numva no guhumeka birananiye, numva rwose ntangiye kubura umwuka. Twakomeje urugendo kandi nyine rwari rukiri rurerure cyane, nuko imodoka igezemo hagati irahagarara. Umwarimu umwe aravuga ngo hari mugenzi wacu ugize ikibazo, ukeneye ahantu hari idirishya hari akayaga. Aradusaba ati hagize umufasha akamuguranira, yaba agize neza cyane rwose. Vuba na bwangu nahise mvuga ko nshaka kumuguranira, nuko mva impande ya Jack gutyo. Yahise aza yicara aho ngaho, nuko nanjye njya aho yari yicaye. Noneho numvaga nisanzuye, numvaga ndimo guhumeka. Aho hantu nari nicaye nari mvuye impande ya Jack, kandi na Rick noneho wari unyicaye inyuma, wari unyitwicaye imbere. Ntago numvaga bikirimo kumbangamira cyane, kuko numvaga akantu kose ndi bukore Rick arajya ahita ahindukira akandeba. Kuva iruhande rwa Jack nta kintu na kimwe nabonye bimubwiye, kandi we ntago nashoboraga kumenya ko bimushimishije, nta nubwo namenyaga ko bimubabaje. Yari umuntu rwose udashobora gupfa kukwereka ikintu atekereza muri ako kanya. Aho nari niyicariye numvaga mbohotse, nahise nkurayo na phone yanjye, nuko mpita ndeba ko nta ka message mbona Rick yaba yanyandikiye. Nabonye ntayo, ndavuga nti buriya disi Rick yanze gufata telefone ye ngo anyandikire, kuko yarazi ko ndi bumurebe nkabibona, kuko nari muri inyuma. Buriya niyo mpamvu yanze kunyandikira. Icyambwiye kandi kari byo nuko nyifite iyo telefone yanjye mu ntoki, nahise mbona message ye imbwira ngo hey beautiful, waje wambaye neza cyane. Ndamubwira ngo urakoze. Nuko mpita mubaza nti
wowe se wambaye gute ko nshimye ko wowe wambonye njyewe ntigeze nkubona? Nuko arambwira ngo ariko uzi ko uzi ubwenge, uri kugira ngo mbikubwire uhite umenya, ati ahubwo fomboza. Imyenda yari yaje yambaye nari nyizi, ariko ntabwo nari guhita mbimubwira kuko yari guhita abivumbura. Namwibwirishijwe ibyenda kumera nk'ibyo yambaye ariko bitasa nkabyo neza. Nuko araseka arambwira ati wari ugiye kubikora habuzeho gatoya. Twakomeje kugenda tuganira, nuko hashize akanya tugera aho twari tugiye. Urugendo rwari rurerure cyane, ariko kuri bisi yacu rwose nta kintu byari bidutwaye kuko abantu bari biteguye no gukomeza bakagenda kubera morale yari irimo, abantu bishimye baseka baganira batera story. Nagize n'Imana shani ntiyigeze anyuzura, wagira ngo nta nubwo yari anyitayeho uwo munsi. Nashimye Imana ko birangiye amahoro, numva ndiruhukije. Kuri bagenzi bacu mu zindi bisi ariko ntabwo ariko byari bimeze kuko bo bari barushye bananiwe cyane, bamwe banasinziriye, bibazaga ibanga twakoresheje nuko bikabayobera. Tukigera aho ngaho ikintu cya mbere kubera ukuntu abantu bari bashonje cyane, twabanje kugenda nuko batwereka aho twari burare, nuko duhita tujya no kurya. Tukivayo kandi nta byo kuzana imiteto ngo turananiwe ngo tujye kuruhuka byari bihari kuko ikintu cya mbere cyari cyatujyanye nyine byari ukwiga. Bahise baduhuriza hamwe, nuko tujya hamwe batubwira gahunda uko iteye y'iyo minsi 3 tuzamara aho ngaho. Bamaze kubitubwira, twebwe n'ishuri rya Barike twahise twihuriza hamwe. Nubwo tutigaga mu ishuri rimwe ariko twigaga faculty imwe, nuko bari baratugabanyijemo 2 kubera ukuntu twari benshi. Icyo gihe rero bamaze kutuvanga, bavuze ko bagiye kuducamo amagroupe, bavuga yuko amagroupe dusanganywe mu ishuri bagiye kuyasesa, nuko bagakora groupe z'aho ngaho. Bahise batubwira ko mu gitondo tuzajya dutembera tukajya kuri tele, nimugoroba bakaduha waka tugomba gukora, tukadisikasinga ku byo nyine twabonye mu gitondo, hanyuma n'iyo minsi 3 yazarangira tukazakora presentation, ariko nyine tukabikora mu magroupe kugira ngo bibashe koroha no kwihuta. Nyumva iby'amagroupe ko bagiye kubisesa, numvishe rwose nishimye cyane. Nuko noneho ntekereje nuko tugiye kwivanga na Barike, ndavuga nti Imana yambabariye se tukajya muri groupe imwe. Batangiye gukora amagroupe, batangira kugenda bahamagara abantu, ndategereza ngo numve ko nyine nanjye bangeraho, ariko n'umutima uri mu birere ndimo kwibaza byinshi. Ikintu cyantunguye muri groupe bakoze, nari ndi kumwe na Rick, noneho ngiye kumva numva na Jake nawe baramuhamagaye, nuko nawe tujya muri groupe imwe. Yari groupe y'abantu 8, ubwo ngubwo yari njyewe na Rick na Jake n'abandi bantu 5. Bakimara gutangaza amagroupe, abantu bakamenya iby'iyo groupe yacu, batangiye kurekarama kuko twese uko turi 3 twari turi strong, twari turi abahanga cyane. Ntabwo rero abantu bumvaga ukuntu badushyize muri groupe imwe. Batangiye kuburana bati abo bantu bose uko ari 3 turabazi, ntabwo bagomba kujya hamwe. Natangiye kugira ubwoba ko rwose bashobora kuba bagiye kudutandukanya, ariko ntabyo bakoze, baraturetse twigumira muri groupe imwe. Nuko abantu batangira kujujura bati bira rwose ntago ari byo, ntago ari kuriya byari bigende, ariko n'undi ibyo bavugaga ntacyo byigeze bitanga, byarangiye ari uko beretse. Nubwo nari nishimye, ariko naribazaga nti ese koko nanjye nzabasha kwitwara nte imbere y'abari abantu 2 bose, uko ari 2, ko umwe mukunda nta nkunde, undi akaba nkunda ariko akaba atarabimbwira, nzabyitwaramo gute koko? Rwose numvisha ari ihurizo rikomeye. Natangiye kuvuga nti uko biri kose iki nicyo gihe ngo Jake agende burundu mwibagirwe. Natangiye gushaka impamvu
bituma mwanga. Ntangira kwibuka ukuntu yansebeje imbere y'abantu bose, ntangira kwibuka ukuntu ageza mu ishuri ntamvugishe, ntangira kumushyiraho amakosa yose, muhimbira ibintu byose bibi bishoboka kugira ngo ntakomeza kuzajya amutekereza. Bakimara rero gutangaza amagurupe yose, bahise banaduha waka tugomba gukora. Rwose baradukoreshaga cyane kuko nta kanya na gatoya twari dufite ko gutakaza. Twebwe na gurupe yacu tukimara kumenya topic turi bukoreho, twahise duhura, nuko dutora na shefu wa gurupe yacu. Nta wundi rero twari butore, abantu bose bahise bahuriza kuri Jake kuko yari asanzwe yifitemo impano y'ubuyobozi muri we. Mbese nyine byari bimuri mu maraso. Ahantu henshi yageraga yahitaga ayobora, sinzi impamvu, sinzi ukuntu byagendaga, ariko abantu bamugiriraga icyizere ku buryo budasanzwe, kandi nawe akabikora neza rwose, yari azi kuyobora. Nahise mvuga nti noneho akanjye karashotse. Nari narishyizemo wenda akanyanga ko yanandakariye cyane kubera ibyo namubwiye. Ndavuga nti ndagowe. Kujya muri gurupe imwe shefu tutumvikana, numvise ari umutwaro. Ariko nanone nkatekereza nti ubwo Rike ahari kandi akaba ari inshuti ye magara, byose nzabasha kubicamo. Tukimara guhura, twahise duhana gahunda y'aho turi buze guhurira. Hanyuma duhana iminota 15 kugira ngo abashaka kujya gukaraba bahindura imyenda bagende. Hanyuma muri iyo minota 15 tuze duhure, tutangire dukora ibyo bari baduhaye. Nahise ngenda ngo ujye mu cyumba cyanjye kuko numvaga nanjye nshaka gukaraba nkanahindura imyenda. Icyo cyumba rero nari nkisangiye n'undi mukobwa twiganaga witwaga Penina. Ntago we bari badushyize muri gurupe imwe. Ntago ku ishuri twari dusanzwe tuziranye cyane bikabije, ariko nari nsanzwe nzi ko ari umwana mwiza, kandi yari afite icyo gihe na boyfriend we, nawe yari yaje aho ngaho. Nkigera imbere y'umuryango wacu ngo ninjire njye kwikarabira, numvise Penina we na boyfriend we rwambikanye. Rwose numva bibereye mu byabo. Narumiwe, mpita nanasubira inyuma. Rwose ntago nari gukomeza ngo ninjire ngo bikunde. Ariko naratangaye, ntimbega ariko ukuntu abantu batiyubaha, agatinyuka akazana umuhungu aka kanya, kandi noneho muri shambure asangiye na mugenzi we. Ivi ni umwanda rwose, ntago bikwiye. Ubu se ko twaje hano kugira ngo twige, twaje kwirwa dusambana? Iyo bareka se bakazabikorera iyo ngiyo, batiriwe baza ahangaha rwose bakihangana tukabanza tugataha. Numvishe bindakaje, numva nagenda nkamutunumura nkamukura aho ngaho, ariko ndifata, numva ahubwo mbaguyeho kubera ubu nta soni bagira, kuko Penina ukuntu nari muzi rwose yashwaga no kuntuka. Nuko ndabihorera, nanga kubitekerezaho cyane, ariko ndavuga nti rwose ninza kugaruka ndamuha agasopo, ndamubwira ko bidakwiye. Niba babishaka kubikora ibyo bintu, bajye gushaka shambure yabo yihariye, nuko babikoreremo. Nababwira iki? Icyo gihe rero icyari kinzanye sinari nkigikoze. Natangiye gutekereza ikindi kintu nakora, numva ndakibuze, nuko numva mbuze naho njya, kuko gukaraba nyine ntago nari nkibikoze. Nahise ntekereza, numva ahantu heza ntajya ni ugusubiraho gurupe yacu yari yavuze iri buhurire. Naravuze nti reka ngende mbe niyicariyeyo, mbe nandikirana na Rike, wenda wabona arabaye yagiye agakora vuba vuba agakaraba vuba tukabona uko tuvugana. Naragiye nzi ko ndi bwisangeyo njyenyine, ndi n'uwa mbere, ariko ntungurwa no kubona Jake nawe byahageze. Rwose yari yicaye yambaye n'imyenda twaje twambaye, bigaragara ko atigeze ajya no gukaraba gahindure nk'abandi. Kubera ukuntu nari muzi ko atajya mvugisha, nahise nyicarira ahantu kure cyane, nuko sinamwegera, ariko aho nari ndi naramurebaga nubwo watigeze ambona. Ntago yandebaga rwose kuko yari ari bize, yari yubitse umutwe muri telefone ye, ubona ko harimo ibintu bimushishikaje. Nahise nibaza nti ni ukubera iki ariko Jake akunda kuba ari bize cyane kuri telefone ye? Buriya barimo gukora ibiki?
nuko ariko ngeze aho nanga kubyinjiramo cyane, ahubwo nifatira fone yanjye ndimo ntekereza nti ni ukubera iki ariko ubundi Eric we atarimo kunyandikira, gusa yaba ari we nsanze hano kuko ntituba turimo kwiganirira, numvaga nibura yaba ari we nahasanze twari guhita dutangira kuba turi kudisikasinga kuri topic bari baduhaye. Jake we ntabwo nari gutinyuka kumwegera, namutinyaga kubi rwose kumugira iruhande. Nafashe telefone yanjye mpita noherereza message Eric, ariko natunguwe n'ukuntu yahise ansubiza vuba vuba byose cyane, nkaho wagira ngo fone yari ayifite mu ntoki. Nuko ahita ambaza ati ugiye gukora iki aka kanya? Mubwira ko njyewe na groupe yanjye hari project tugiye gukoraho. Ndamubaza nti mwebwe se? Ati yego natwe nuko, ariko ntabwo turatangira. Kuva natangira kwandikirana na Eric, ni ubwa mbere yansubizaga vuba vuba byihuse cyane gutyo. N'ubundi yego yajyaga ansubiza vuba, ariko noneho kuri iyo nshuro ntabwo byari bisanzwe. Yansubizaga vuba byihuse cyane wagira ngo telefone yicaranye aho ngaho nta kindi kintu arimo gukora. Nahise nibaza nti ubu se ubundi ari hehe koko? Niba nta hantu yigeze ajya ngo ajye gukaraba akaba afite umwanya wo kumvugisha gutya, ubu ntiyakaba yari hafi aha? Ubu se yaje tukaba turi kumwe hano? Hashize akanya ndeba kuri fone, mbona iminota bari baduhaye harenzeho 10 yose. Yari 15, none yari imaze kuba 25. Nta wundi muntu kandi wari waje, yari njyewe na Jake gusa twenyine twari twicaye aho ngaho. Nuko ntangira kwibaza niba wenda bataba bahinduye gahunda njyewe simbimenye. Nubwo nari mfite ubwoba bwo kwegera Jake ngo muvugishe, ariko noneho numvaga ngomba kubikora uko byagenda kose, nkagenda nkamubaza nkamenya uko gahunda imeze. Byaba byahindutse nanjye nkagenda nkajya kwiruhukira. Natangiye kugenda gahoro gahoro ngo mwegere n'ubwoba bwinshi. N'ubundi Jake akibereye bize kuri fone ye, ntabwo yari azi ko ndimo kumwegera gutyo. Ntekereza ko atari yanambonye, njyewe nari ndimo gukeka ko arimo gukina game. Byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo ngere aho yari ari. Numvaga nabuze n'ijambo ndibuze gutangiza, ariko nyine kuko nari niyemeje kubikora, n'ubundi namugezeho bisa nkaho ataranyumva. Nuko mpita mubwira nti hey. Nawe nta no kubura amaso ngo andebe arebe umuntu urimo kumuvugisha, ahita ambwira ati hey. Byarambabaje ku mutima, ntariko mana yanjye uvuga ko Jake yabaye ate koko? Ni ukubera iki ateye kuriya? Ko iki se yiyemera? Ubundi se ubu ngubu kubura amaso ngo arebe umuntu umuvugishije bimusaba imbaraga zingana iki? Rwose Jake akabije kwirata. Nabuze uko ngira, mpita mubaza nti none se gahunda yahindutse twari dufite yo kwiga ko mbona harenze iminota 10 yose? Arambwira ati oya ntabwo yahindutse. None se ko bakerewe? Arambwira ati gukererwa birumvikana cyane. Iyi niyo nshuro ya mbere twageze hano, abantu bamwe barananiwe cyane kandi wenda nta nubwo barashyira ibintu byabo ku murongo. Nkeka ko ariyo mpamvu yatumye bakererwa. Ikindi kandi iyo mukora muri groupe bibaho, kuko hari abantu baba basanzwe bisanganiye mu muco wo gukererwa. Jake ibintu byose yari arimo kumbwira muri ako kanya yabivugaga n'ubundi yibereye muri fone ye, atubura amaso byibuze ngo andebe arebe n'umuntu barimo kuvugana. Ndibaza nti ese ubu ngubu koko ibi ni ibiki? Ese ni gute umuntu afata telefone akayirutisha abantu? Ni iki cyo muri telefone gishobora kumurangaza ku buryo ataha agaciro umuntu barimo kuvugana? Umujinya waranyishe, mpita njya kumushikuza fone ye kugira ngo mubwire ukuntu ibyo bintu byo guca abantu amazi yibereye muri telefone atari byiza habe namba. Nkimushikuza ariko narikanze kubera ibintu yari arimo kureba.
nawe byahise bimutungura cyane kuko nasanze yari arimo kureba ifoto yanjye, yari arimo agenda azuminga yitegereza neza. Mana yanjye, numvise bindenze, nuko ntangira kumubaza nti Jake, ifoto yanjye urimo urayimaze iki? Nta kintu yigeze ansubiza. Ntangira kwibaza nti none se nawe arankunda? Ifoto yanjye ubu koko arimo kuyirebamo iki? Nabitekereje ariko ntekereje ko atankunda mpita ndakara, nuko ntangira kumurakarira cyane, ntangira kumusomera nti Jake, ifoto yanjye urayimaze iki? Ubu se muri fone yawe igihe wahereye niba wari urimo kureba, mbwira ikintu ushakira ku ifoto. Yarandebye yanga kugira ikintu na kimwe avuga, nanjye nkomeza kwisararanga aho ngaho gutyo. Ngiye kubona nahise mbona Rick nawe araje, nuko ahageze numva ndishimye kuko nari nzi ko agiye kumfasha Jake tukamusomera. Nuko ndamubwira nti Rick, nawe ndebera ibibaye. Ati baye gute se ko mbona warakaye, bigenze bite? Ndamubwira nti tekereza yuko Jake afite ifoto yanjye muri fone ye, yari arimo no kuyitegereza. Bararebanye, twese turarebana, habura n'umwe wongera kugira ikintu avuga. Agace kacu k'uyu munsi ni ahangaha tugasoreje. Ese wa mugani, Jake ifoto y'abandi yayimazaga iki muri telefone ye? Ese biragenda bite noneho Rick nakomeza kureba akabona yasanze umukobwa akunda umuhungu, akaba abonye na Jake afite ifoto ye? Ese niba ari n'ibintu byari bihuriranye, ibi bintu arabyemera? Ese ibi bintu by'aba bantu bizarangira gute? Ntuzacikwe rero naho ubutaha.